mukuru we ngo yamutanzemo igitambo ikuzimu kugira ngo ibintu bye bigende neza. mukuru wanjye nabanye nawe nk'iminsi mikeya, ariko nyuma yaho aja gutandukana n'umugabo we, yinjira mu bintu ntazi ibyo ari byo birabavuga ngo byo kujya gushaka ngo ibintu ngo niba yaragiye ikuzimu ntabwo mbizi kuko narasenze iryo yerekwa ndaribona, yarantanzeho igitambo ndasenga rero Imana ibintu inkurayo. Icyo kintu cyarankomerekeje mu buzima bwanjye, ubu sinanasubirayo. yakuze nta babyeyi abona kuko ababyeyi be barapfuye. yarerewe kwa nyirakuru ubyara mama we, nawe aza gupfa. nyuma yaho ajya ku wundi munyirakuru, nawe arapfa. ubuzima butangira kumukomerana, niko kugerageza kujya gushaka umugabo. gusa umugabo bashakanye yaje kumwanduza sida. uyu mubyeyi yatubwiye ko bashakanye atabizi ko arwaye sida, yabimenye nyuma amaze kumwanduza. ubuzima bwakomeje kumugora. n'uwo mugabo bashakanye yatahaga yasinze, akarwana ndetse akamenagura n'ibintu. ariko mu buzima busanzwe nkaba narabayeho nta babyeyi mbona. ababyeyi banjye bapfuye 9 kane mu ntambara. ubwo rero ndererwa kwa mukecuru ubyara mama, nawe aza gupfa. bangiye kwa nyogokuru uva indi imwe na nyogokuru ubyara papa, nawe arapfa. ubu nyine nsigaye uko. uyu mubyeyi yaje gutandukana n'umugabo we, akomeza kujya kurera abana wenyine. uyu mubyeyi afite abana 2. ubuzima ntabwo buba bworoshye, kubona ibyo kurya ntibyoroshye, no kubona ibikoresho by'ishuri by'abana ntabwo byoroshye. ikindi kandi buriya kubona aho kuba nabwo ntabwo biba byoroshye. nitwa Kamire Jacqueline, nkaba ntuye mu mudugudu wa Kiranja, akagari ka Kagasa, umurenge wa Gahanga. nkaba ndi umuzunguzayi, ariko mu buzima busanzwe nkaba narabayeho nta babyeyi mbona. ababyeyi banjye bapfuye 9 kane mu ntambara. ubwo rero ndererwa kwa mukecuru ubyara mama, nawe aza gupfa. bangiye kwa nyogokuru uva indi imwe na nyogokuru ubyara papa, nawe arapfa. ubu nyine nsigaye uko. mu buzima busanzwe rero mbayeho gutya nihigira, twe mbonye 1000 nyine. ariko nyuma mbere yaho y'ibyo ngibyo mvuye kwa nyogokuru nakundanye n'umuhungu, tubyarana umwana. uwo mwana nyine murera njyenyine. ubwo aho biviriyeho nshaka undi mugabo, tugiye kwa muganga nsanga twaranaranduye. ubwo nyine ndaho nditurije. ikibazo n'uwo mwana ararwaye. nuko ubuzima bwanjye buhagaze. hanyuma mama, ku bijyanye n'uwo mugabo mwashakanye, mwabyaye umwana umwe gusa? yabyaye umwana umwe, nyuma yaho nyine mbyara undi, baba 2. mfite abana 2 b'abakobwa. hanyuma se uwo mugabo niwe waje kukwanduza? mwashakanye yaranduye? ariko njye ntabyo nari nzi. hanyuma se abo bana ariko bo ni bazima? umwe niwe urwaye kuko naramwonyeje. namwonyeje ntabizi. ariko ubasha kubona imiti? imiti urayibona. hanyuma umwana we nawe nuko nawe abasha kubona imiti? hanyuma se wenda tuganije gatoya dusubiye inyuma, uwo mugabo mwaje gutandukana bigenze gute? ntabwo nabanye nawe, ntabwo nigeze mbana nawe. twabyaranye uwa mbere, uwa kabiri niwe twabanye nawe dutandukana hashize amezi 9 maze kubyara uwo mwana. mwaje gutandukana kubera iki? nabonaga ntazi ibyo ari byo. nyine ibintu byo mu rugo se ubu nabivuga uko bimeze. yatahaga mu gitondo
cyangwa agasa agataha arwana yasinze nta kintu acyuye n'ibyo twapfuye. Jyewe rero ndamubwira reka nigendere, ntandukana nawe gutyo. hanyuma se mama abo bana bariga? Bariga bose bariga. ubasha kubona ubushobozi bishyura ishuri? ni cya gihumbi nyine biga muri ntuza muri leta. ibikoresho se barabibona? ko nshobojwe ugenda ubibona gake gakeya. hanyuma se mama wigize mubasha kujya mu ishuri? Jyewe narize ngera mu wa 6 siziyemu, ubwo nyine mbonye byanze ndabyihorera. nagarukiye mu wa 6 kuko nabuze ubushobozi bwo gukomeza. n'abo twavukanye nabo umwe abukwe n'undi ukwe, ubwo nyine ntawe umenya aho undi aba. muri miryango y'iki gihe namwe murayizi nuko byagenze. hanyuma se kuri nyogokuru wawe mwari mutuye hehe? Nyabikende, undi yari atuye mu Rutorwe. ubyara papa yari atuye mu karere ka Muhanga, ubyara mama nawe yari atuye muri Muhanga ariko aho bita Nyabikende. hanyuma waje kwisanga gute muri Kigali? muri Kigali naho abanaga n'amasenge, yari akiri umukobwa. amaze gushaka rero ubwo nanjye nkomeza ubuzima bw'i Kigali. wakomeje ubuzima bw'i Kigali nta muntu muri kumwe? wabagaho gute? narihigiraga nk'uku nyine, yo nabonaga 5 nkaza nkacuruza nk'uku naragiraga, nkabona 2 nkaryayo ngayo. hanyuma se ubwo ufite ahantu ho kuba? kodesha nyine, kodesha ariko birangora. birakugora gute? tubwire nyine gukodesha hari igihe uyabura, hari igihe uyabona. bajya babasohora mu nzu se? cyane. iyo babasuye mu nzu bigenda gute? nsenga Imana kubera ko ngewe ntunzwe, nakubwiye ko ntunzwe no gusenga. ndasenga nyine igaca inzira, akaba yamereza nk'umuntu akaba nkubitiyeho 5, undi akaba nkubitiyeho 2, nuko bimeze. ese hari ikintu kigize kikubabaza cyane mu buzima bwawe ujya wibuka? mukuru wanjye nabanye nawe nk'iminsi mikeya, ariko nyuma yaho haja gutandukana n'umugabo we, yinjira mu bintu ntazi ibyo ari byo birabavuga ngo byo kujya gushaka ibintu ngo niba yaragiye ikuzimu ntabwo mbizi kuko narasenze iryo yerekwa ndaribona, yarantanzeho igitambo. ndasenga rero Imana ibintu inkurayo. icyo kintu cyarankomerekeje mu buzima bwanjye, ubu sinanasubirayo. yagutanzemo igitambo kugira ngo yagutanzemo igitambo kimeze gute? ikuzimu kugira ngo nyine ibyiwe bibashe kujya imbere, twebwe dusubire inyuma. ariko warasenze Imana ibikuraho cyane. hanyuma wenda gira nk'ikintu wabwira nk'abantu bazabona inkuru yawe? gira nk'ikintu wabwira wenda wasangiza nk'abantu bazabona inkuru yawe, nyine ikintu ushaka kubaza. njyewe nabashishikariza gusenga kuko byose nasanze ikiruta ari ugusenga. kwiragiza Imana kuko niyo imbeshejeho. kuko ubuzima naciyemo iyo ntajya gusenga ubu aka mwanya mba narapfuye. uko niko kuri kwanjye. gusenga rero ni byiza, bigira umumaro. hanyuma ku bijyanye na kano kazi ukora, ese ugakora buri munsi? gakora buri munsi cyangwa nkacishamo nkajya gusenga. hanyuma numvishije ngo utuye i Gahanga ariko hano utuye n'iziniya. hano hagira gute? uza n'amaguru uratega? ndatega igare cyangwa nkaza n'amaguru, ariko rimwe na rimwe ntega igare. ukaza gucuruza hano. hanyuma se nk'iyo babatse ibintu bigenda gute? ubwo nyine ushobora no gusiba nk'iminsi 3 utarakora. barabitwaka bakabimena, ukongera ukaza cyangwa ugafata dovize mu isoko, bakabwira umuntu uti ngopa curuze nyagusubize, akabiguha cyangwa akabikwima. ubwo yabikwimye nyine uragenda ugatuza ukaryama. umunsi umwe niyo wasonze umunsi umwe nta kibazo. hanyuma se mama wenda uwo twamye tuvuga ku bintu bijyanye no kubabara gusa, hari ikintu mbasi kigushimisha mu buzima? ngiye kwishima, nishima iyo ndi gusenga. iri gusenga iyo ndi kubana n'Imana imvugisha.
hari icyagushimishije se muri ubu buzima? ubuzima se nshimishijwe nuko mbayeho yuko ukundi hari ababyifuza ariko nyurwa nabyo. Ni nk'iki se wumva wenda wasaba wenda cyangwa se ikintu uba wumva ukeneye muri ubu buzima kugira ngo ube wagera ku nzozi zawe? Ikintu nkeneye ni ukuba nabona gakondo mu mujyi wa Kigali cyangwa se niyo ntabona mu mujyi wa Kigali ariko buriya inzu nidutera buriya gukodesha biraducumuza cyane. Mbonye rero aho kuba buriya naba nshubijwe cyangwa se abana banjye bakiga mu mashuri mu bigo bihenze bitewe n'umuterankunga nabonye. Turi gusaba wenda ngo utange nimero zawe. 079 064 4 94 52. Ubaye ufite umutima wo gufasha wafasha uyu mubyeyi mu bushobozi bwawe waba ufite, ushobora kunyura kuri nimero ya telefone cyangwa ukatwandikira muri comments. Ndabakunda cyane. Niba utarakora subscribe uyikandeho.